Umunyamabanga Nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside Dr Bizimana Jean Damascene yagarutse cyane ku buryo Jenoside yateguwe muri Kibungo, avuga ko amahirwe menshi perefegitura yagize ari uko inkotanyi zahageze mbere ndetse ko zikwiye no gushimirwa cyane. Iyi perefegitura ya Kibungo amahirwe yagize nuko inkotanyi zahageze vuba, ariko abicanyi nabo bashyizemo imbaraga nyinshi kugira ngo zice inkotanyi zihagere zisange zamaze kwica abantu. Ni nako zagiye zibikora, niko babigenje. Inkotanyi rero mwazishimiye, hari washimiye inkotanyi n'Imana. Yewe nahitamo ko tubanze kujya dushima inkotanyi cyane kuko Imana yewe sinzi niba hari uruhare yagize, kuko ababishwe se ku Imana itabatabaye. Nkeka ko Imana twajya tuyisenga, abayisenga, ariko twagera aho dushima abarokotse, ababarokoye n'inkotanyi.